amahoro ku bapapa bubatse ahangaha turafata ku cyigisho kigendanye n'abagabo bubatse ingo hagati aho batuye kureba ku mibanire hagati y'abagabo ndetse n'abagore babo. Ahangaha ndavuga ku bagabo usanga rimwe na rimwe umugabo afata umugore nk'aho atari uyu mugabo niwe wamushatse, ariko se ugasanga sinzi ugasanga aramurebye amwise ikigoryi. Muri ako kanya bidatinze uvuga ngo uwo ni umugabo w'ikigoryi, kuko umugore we ni ikigoryi, ngo ni umugabo w'ikigoryi amwise igicucu. Umugore wishakiye umwise iki igicucu, uvuga ngo uri umugabo w'igicucu. Ibyo bintu rero ntabwo ari byiza cyane. Mugerageze mugishaga ku bagabo bubatse bagerageze kwitwara neza, bafata neza abagore babo kuko ari abisezerano, cyangwa se nubwo yaba atari isezerano ariko ni umugore wawe. Turacyakomeje tuvuga ndetse ku mugabo. Umugabo mu rugo nta munyu uriyo, nta mavuta, ntaki, aho ugasanga ajya afashe birenze cumi na bingahe, agiye mu kabaraguriye bagenzi be baranyweye bariye, kandi we abana ntacyo kwambara ntacyo kurya. Ni ukuri muzajye mwihangana mugerageze abana bagura icyo kurya babone icyo kwambara, aho kugira ngo muyafate mujye kuyasesagura hanze mu bidafite umumaro. Mu gihe baburaye abana bari kuburara kandi amafaranga ni menshi, wayasesaguye wajyanye hirya no hino. Ibyo ngibyo ntabwo ari byiza cyane, kandi bashishikariza kujyana abana mu ishuri bakiga bakamenya ubwenge bagahuguka bakava mu byo hambere, tugakomezanya muri iyi si nshya y'ikoranabuhanga. Murakoze cyane cyane.